Tugiye kuvuga kuri karande. Hari abantu baba muri karande y'uburwayi imaze igihe kirekire ku buzima bwabo, hanyuma bagahora barwaragurika n'abana babo bakarwaragurika, umuryango mbese ugahoramo amakuba y'uburwayi. Amen. Iyi karande ishobora guturuka mu bisokuruza by'imiryango yawe. Iyi karande ishobora guturuka ku muvumo w'abantu. Iyi karande ishobora guturuka ku murage. Mbese iyi karande waba uyirimo. Hari karande ugasanga urwaye amaso n'umwana wawe akiri muto yatangiye gutaka amaso. Ni karande y'uburwayi. Imigongo yo ni karande idashira akenshi mu miryango imwe n'imwe. Ndagira ngo nkubwire ngo wumve icyo wakora n'icyo bigusaba kuri iyi karande iri mu muryango wawe w'uburwayi. Hanyuma Yesu ahindura amateka. Icyambere, nk'umuntu wamenye Kristo nk'umwami n'umukiza, Yesu yaje kudutandukanya natwe twakera n'imiryango n'ibisokuruza byacu, ariko bikorwa muri ubu buryo. Bamwe hari igihe bizera Kristo nk'umwami n'umukiza bakagira ngo ni ibintu birahita bitandukana aka kanya uyu munota. Ni ibintu bifata igihe kirekire, nk'uko icyo gisokuruza nacyo gifata igihe kirekire. Nabyo bifata umwanya wo gukomeza usenga winginga Imana. Kujya kwa muganga ukivuza bikanga, birumvikana. Ukajya kwa muganga bagashaka uburwayi bakabubura, birumvikana. Ariko mu gusenga, mu kubwira abakozi Imana bakagusengera, mu kwinginga Imana, mu guhamagara Imana, muri Bibiliya avuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye utamenya. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Uwiteka yakwereka ibikomeye utamenya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Uwiteka yagukiza. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Uwiteka yakurwanirira. Biragusaba iki kugira ngo nawe uyu munsi Uwiteka yongera kwibuke agukize karande y'uburwayi? Nimba utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukwiriye kubanza kwizera Kristo, kuko n'udutandukanya n'ingoyi y'urupfu na karande yo mu miryango y'iwacu. Uyu munsi wemerewe kwizera yuko Yesu ari umwami n'umukiza ku bugingo bwawe. Icyakurikiraho ni ukumusaba imbaraga zo kukurwanirira. Ikindi cyakurikiraho ni ugusaba abakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana bakagusengera, bakagusabira imbaraga, bakagusabira gutandukanywa n'izo mbaraga z'umwijima, maze nawe ukaba muzima. Imana yakuremye kugira ngo ube mu buzima bunejeje, ntabwo yakuremye kugira ngo ube mu buzima bubabaye. Ukwiriye kwizera no kumenya Imana, ukwiye kwizera no kwiringira Imana. Guma mu muhamagara Imana yaguhamagayemo, maze iyi karande izaburizwamo mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Imana ikwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Reka ngusengere, ariko nawe utaratura ngo wizere ko Yesu ari umwami n'umukiza, ubikurikize kuko Imana izakurwanirira. Nimba utaradufollowinga, dufollowinge, yaba kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse no kuri YouTube channel Irembo ry'Ijuru. Utarakora subscribe, kora subscribe ku Irembo ry'Ijuru. Hanyuma reka ngusengere, unyemerere ngusengere, ariko nuba ushaka gutandukanya n'izo karande, wongere umbwire dufate umwanya dusenge, ngusengere mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, umugaragu wawe akimara kumenya ko ari muri karande y'uburwayi budashira, uyu munsi yemeye kukwizera ndetse no kubana nawe no kugusaba imbaraga kugira ngo umutandukanye n'iyo karande. Ndakwinginze wowe urahera ushobora byose, uyu mwanya n'uyu munota, aya kakanya n'aya masegonda, umukize ubu burwayi, maze imbaraga zawe n'ubwa no kunesha kwawe bimushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Twishimiye ineza yawe Mana, urakoze. Amen.